ariko inzozi bwihariye, mu buryo bwihariye Imana ikoresha ihanura cyangwa kubwira imigambi yayo ku buzima bwawe. Umwe ati narose n'abaye pasiteri, undi ati narose ndimo mubwiriza, undi narose ndimo nigisha, undi narose ndimo soma Bibiliya, undi narose ndi muri korali ndirimba, undi munsi narose ntekeye abantu baje mu rusengero, undi mbega umuntu yabirota kumva ni ati se ko nari pasiteri nsimbe padiri. Ubundi Bibiliya isobanura iki? Kurota wigisha ibijyanye na Bibiliya no kurota umuntu w'Imana. Please, umuntu w'Imana ntabwo ari pasiteri gusa, umuntu w'Imana ntabwo ari potre gusa, umuntu w'Imana n'abapadiri barimo, umuntu wese uhagarariye Imana mu isi, umuntu uvuga ngo ndi mushumba runaka, uwo nawe ni umukozi w'Imana. Tureke ibintu bya judgment bifite ikintu bivuze. Yego, Imana niyizi neza urugero rwo kutubonamo. So rero mpamvu navuze iri jambo, kubaho wumva ufite gutinya. Yakweretse Bibiliya, umuvugabutumwa, wararimo wigisha, uri umuhanuzi, urakomeye, urarinzwe, kuko buriya umuntu Imana ihaye impano yo kwigisha imushyiraho n'uburinzi budasanzwe. Kuko kuvuga kwacu gukiza benshi, yego, kukicana benshi, abandi bakakurwanya. Noneho bakagera ku rwego abo byananiye kubivuga no kubisobanura babiha amazina atariyo. Abahananiwe gusobanura inzozi bakabyita amazina atariyo, kubera ko bo ntibahashyikira, ntibahagera. Ariko twababwiye ngo inzozi ni uburyo bwihariye bw'Imana ikoresha mu kumenyesha umuntu ubuhanuzi n'imigambi ye yose. Ababirwanya ibyo birere ntago babigeraho. None ari Yosefu yasobanuriza z'umwami, Daniel yasobanuriza umwami umupagani, umwami Nebukadineza na Loti nabo birasohora. Ibyo byose Bibiliya igaragaza neza ko ari uburyo. Yego, iyo urose rero ufite Bibiliya, ukarota ubwiriza, ukarota uririmba, ukarota usahatapi, ukarota umukozi w'Imana gukoraho, ukarota guhamagara musengana, ukarota ari impano guhereza, biravuze ngo ibirere by'amahirwe n'ubuzima budasanzwe bije kuri wowe. Ariko witonde, hari uko ugomba kwitwara. hari impamvu uvuze ngo Jerry, amaso yacu yabonye byinshi, n'amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Bifuza iki rero sasa? Nigeze kumva ikorasi kera muri 2005 na 2006, ariko mbabwira ntigiye nkiyobora umudugudu ntabwo muzayiririmba. Kubera icyo bababujije? Nuko naga bitari ngombwa. Ubwo ni muri bya bindi byinshi amaso aba yarabonye. Impamvu ngiye nabyanze, yego, hari indirimbo twibwira ko ari iz'Imana, kumbe nizo Satani yahimbiye mu mitima y'abantu, bakaziririmbira mu rusengero se cyane. Kubera utabyumva ni nyine n'ubu hari izo ujya wumva. Wakumva uburyo izo ndirimbo umuntu ayiririmba kasa, si ibintu wabivana kujya ubonaho ibindi byose wabireka. Irabireka ko yabibuze, irabireka se ko yananiwe, irabireka se ko itabasha kubikora. Ese kubundi impinduye igikoresho ikaba n'impamvu n'uburyo bwo gukora nitwaye ikaguhana n'ibyo bindi byose. Undi yicaye abonye ukuntu imiryango imuhagurukiye, mwanza abonye ukuntu amateka muhagurukiye, azamura indirimbo, murebe urukundo rukomeye cyane
twahawe n'Imana ihora. Papa ntadukunda, mama ntadukunda, nta mbabazi yarantaye, mukecuru asiga turi twenyine, nta maherezo, twitwa ba rubyogo, ntacyo tuzimarira, ntaho tuzagera. Ariko ubu duhagaze he? Aha turi ni hehe? Aha tuvugira ni hehe? Iyaturokoye iracyaturokora n'ubu. Nje nta murozi na bene wabo wampagarara imbere akambwira ngo nshatse kubaho wabaho, wapi wowe surindi ngo zabigeraho ari uko atakiriho. Ndabigeraho ubwo ukiraho ukicaye naho ngaho, kandi numbuza no kubigeraho uzambise mbigereho udahari. Sawa byivugiye. Yes. Akupisha upite. Munyirimbye bwati wave wabwo ni munyihorere ge namaramaje pe. Sinzasubira inyuma. Sifite ubwoba ngo wabatinyutse makuba n'ibyago nakurikire. Kugisa ndashaka kubwira gukomera ko warose ufite zanzu za Bibiliya muri wowe. Yego. Buriya yaravuze umuririmbyi aravuga ngo ufite ibyiringiro bifite ubugingo, ufite umugabane mu ijuru. Twe dufite ibyiringiro bifite ubugingo, ntabwo dufite ibyiringiro byapfuye. Yego. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Ibuka ijambo nakubwiye ejo bundi cyangwa ejo, ndakubwira ngo buri gihe Imana ihagarara hari ikibazo. Yego. Niba idahagaze kuri wa muntu imbere yawe nawe nuko nta kibazo kiri muri we. Simuteho umwanya. Nese yaragushoboye. Ntabwo bikunda. Nturi buzimye kamera, nturi bukureho kontakte, ntuzi abo twahanye gahunda, urabona ntuzi uko mbayeho. Who you were. Sashobora gute kwanza. Buri gihe ndabigusaba, ahantu hari umwanzi ukubangamiye ni Imana ihagarara ikavugana nawe. Haleluya. Kagutsindira abi n'ababisha n'ingegera n'indyarya. Dufite ibyiringiro muri uwo mwami. Ubwo yampaye kurota Bibiliya ikandotesha ndimo nigisha. Ikandotesha ndimo sana inzu yasenyutse. Nkarota mbona nubaka urugo rusa nk'urwasenyutse. Bivuze ngo mu Mana nkorera harimo ibyiringiro binyemeza ko nzagirirwa neza n'Imana. Kuko nubundi nta neza y'abantu, ineza y'abantu ni inyuro, ineza y'abantu rasubiriye, ineza y'abantu sinzongera, ariko data amba hafi. Yego. Ndetse buri munsi rwose amba hafi ndetse buri munsi, kandi angerera ubuntu bunkwiye, ajya nyikorera imitwaro. Uwo data kandi umva ahantu hakeneye ibyiringiro. Muze mwese abakijijwe, abazinutswe ibyaha, twikorera umusaraba niwo utuneshereza. Umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe. Twemeye n'isoni zawo, twe ntabwo badufite. Iyatuhamagaye izaturinda, ntiyaduhamagariye kugwa mu nzira, ntiyaduhamagariye gusonza no kwambara ubusa, ntiyaduhamagariye gupfa no gupfusha, ntiyaduhamagariye gukorwa n'isoni muri karitsiye y'abagome, ahubwo ikiba twifuriza kizabagaruka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo aho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura.
izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye aba wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Kaze nanone kumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Waba uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, bavuga bakanumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabasuje, turabakunda, turabifuriza kugubwa neza. Za nzozi warose, bya byifuzo wifuje, Imana hari icyo iba igushakaho, hari icyo ibikwereka. Ni icyumweru cyo kumenya uburyo usenga, impamvu y'inzozi n'uburyo ziza. Imana rero iguhe umugisha cyane. Amazina yanjye ni Jerry, ndacyari kumwe na Mushumba. Waramutse neza? Naramutse amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Nawe ndagushimira, ndasuhuza abavandimwe baduhamagara, badukunda, bakunda ubumwe bw'abera, babwira ngo uyu munsi wa none ndashaka kwivugira ku nzozi zishingiye kuri Bibiliya. Zishingiye kuri Bibiliya. Yego. Ubundi nashaka ko tuzivugaho cyane ko hari ibintu abantu bakwiye gutabarwamo, bakumva ko babivuyemo, bakumva ko Imana ibarengeye. Akantu gato nandika ariko ntacyo gatwaye. Yego. Nimukureho kamera tumwambe tubigendanemo. Kuvuga ngo hari abantu buri gihe yego bibitsemo icyo twita ubwoba. bibitsemo icyo bita ubwoba, akaryana ubwoba, akabyukana ubwoba, akambarana ubwoba, akagenda n'ipfunwa, akagenda yubona ko mbega ukabona ubuzima bwe yabuhambiriyemo umuzigo w'ubwoba. Rero buriya inzozi ziri mu buryo bwinshi Imana yakoreshaga igahishura abantu ubuhanuzi n'umugambi wayo. Numva icyo nzo cyagiye buriya ushingiye kuri Bibiliya, no buryo bwihariye abantu babyumva butandukanye n'ibindi byose. Muri Bibiliya inzozi ni uburyo bwihariye Imana ikoresha igahishurira abantu ubuhanuzi n'umugambi wayo. Yego, ndakumva cyane. Ni uburyo bwayo bwihariye ikoresha mu guhishurira abantu ubuhanuzi n'umugambi wayo. Yego. Ni ukuvuga ngo ikintu Imana ibishaka nta kindi. Abantu ba kera ntabwo bashobora kumva bino bintu, uyu munsi ntabwo babyumva. Ni uburyo bwihariye butandukanye n'ivugabutumwa twumva mu rusengero, kuko mu rusengero babwira isi yose. Ushobora kwigisha gukira indwara, njye ntayo mfite. Ushobora kwigisha gutera imbere, njye narateye imbere. Ushobora no kwigisha gutera imbere, njye ntabyo nshaka. Ni mu buryo bwa rusange, harya ni inigenera. Ariko inzozi bwihariye, mu buryo bwihariye Imana ikoresha ihanura cyangwa kubwira imigambi yayo ku buzima bwawe. Umwe ati narose nabaye pasteur, undi ati narose ndimo mubwiriza, undi narose ndimo nigisha, undi narose ndimo soma Bibiliya, undi narose ndi muri korali ndirimba, undi munsi narose ntekeye abantu baje mu rusengero. Mbega umuntu yabirota kumva ni ati se ko nari pasteur nsimbe padiri, ubundi Bibiliya isobanura iki
kurota wigisha ibijyanye na Bibiliya no kurota umuntu w'Imana. Please, umuntu w'Imana ntabwo ari pasiteri gusa, umuntu w'Imana ntabwo ari potre gusa, umuntu w'Imana n'abapadiri barimo, umuntu wese uhagarariye Imana mu isi, umuntu uvuga ngo ndi mushumba runaka, uwo nawe ni umukozi w'Imana. Tureke ibintu bya judgment bifite ikintu bivuze. Yego. Imana niyizi neza urugero rwo kutubonamo. So rero impamvu navuze iri jambo, kubaho wumva ufite gutinya. Yakweretse Bibiliya, umuvugabutumwa, warurimo wigisha, uri umuhanuzi, urakomeye, urarinzwe, kuko buriya umuntu Imana ihaye impano yo kwigisha imushyiraho n'uburinzi budasanzwe. Kuko kuvuga kwacu gukiza benshi, yego, kukicana benshi, abandi bakakurwanya, noneho bakagera ku rwego abo byananiye kubivuga no kubisobanura babiha amazina atariyo. Abananiwe gusobanura inzozi bakabyita amazina atariyo, kubera ko bo ntibahashyikira, ntibahagera. Ariko twababwiye ngo inzozi ni uburyo bwihariye bw'Imana ikoresha mu kumenyesha umuntu ubuhanuzi n'imigambi ye yose. Ababirwanya ibyo birere ntago babigeraho. None ari Yosefu yasobanuriza z'umwami, Daniel yasobanuriza umwami umupagani, umwami Nebukadineza narotiki nago birasohora. Ibyo byose Bibiliya igaragaza neza ko ari uburyo. Yego. Iyo urose rero ufite Bibiliya, ukarota ubwiriza, ukarota uririmba, ukarota usatapi, ukarota umukozi w'Imana gukoraho, ukarota guhamagara musengana, ukarota ari Imana guhereza, biravuze ngo ibirere by'amahirwe n'ubuzima budasanzwe bije kuri wowe. Ariko witonde, hari uko ugomba kwitwara. hari impamvu uvuze ngo Jerry, amaso yacu yabonye byinshi, n'amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Bifuza iki rero sasa? Nigeze kumva ikorasi kera muri 2005 na 2006, ariko mpitanye mbabwira ntigiye nkiyobora umudugudu, ntabwo muzayiririmba. Kubera icyo bababujije? Nuko naga bitari ngombwa. Ubwo ni muri bya bindi byinshi amaso aba yarabonye. Impamvu ngiye nabyanze, yego, hari indirimbo twibwira ko ari iz'Imana, kumbe nizo Satani yahimbiye mu mitima y'abantu, bakaziririmbira mu rusengero se cyane. Kubera utabyumva ni nyine n'ubu hari izo ujya wumva. Wakumva uburyo izo ndirimbo umuntu ayiririmba kasa, si ibintu wabivana kujya ubonaho ibindi byose wabireka. Irabireka ko yabibuze, irabireka se ko yananiwe, irabireka se ko itabasha kubikora. Ese ubundi impinduye igikoresho ikama n'impamvu n'uburyo bwo gukora nitwaye ikaguhana n'ibyo bindi byose. Yego, ngewe hari ibintu bimwe ngo nta bintu utabikora Mana, ukampindura iherezo ryiza, ngo n'umunani mwamuzaza unjyane. Yewe abanani bajya kwa Nyamutezi, biravuga ngo uhereye k'ejo nyuma ryatwane, kandi intwane zikarigishwamo n'imbaraga nyazo. Ntabwo wagombye kumbwira ngo iterabwoba rya Satani riragukanze, warose Bibiliya, uri muririmba, warose uri muri kororasi, uri kuririmba, ngo mbwire ngo bizava he, bizakomoka he? No. Ngeri mwana nabwiye nti iyo korasi muyihagarika ahangaha, batari ko pasiteri bite nti umaze impamvu iyi ntabwo ari indirimbo ya Bibiliya.
iyi ndirimbo nubwo muyiririmba mukaramya mugafashwa no muri guhimbaza Satani, Imana ntaho yagiye, iracyahari. Uracyari yamana ivuga bikaba, uracyari yamana ikora bigakomera. Imuririmbi yo, ntabwo turi ku musozi wo kuganya tukaganyishwa n'agahinda. Iyo turokoye urupfu rukomeye no biracyahari kandi izakomeza. Si uko urupfu n'amakuba byashize, abaturoga ntibagiye, abatwanga baracyahagaze. Twavutse bagihari, tuzanapfa tubasige cyangwa bapfe badusige, ariko Imana izahora iturwanirira amanywa n'ijoro kuko yarabitweretse. Yego, bitandukanye n'uwarose inyoni imugwaho ikijwangajwanga, cyangwa inyoni kugwaho ifite ryasunzwe ku rugo rwawe, igikona cy'umukara, injangwa y'umukara. Uwabwa ari muri risk, ariko nubwo ari muri risk ntacyo yenda kuba. Imana iguhishuriye ikintu nuko ibigiye kugikuraho. Iyo Imana ikweretse umugambi nuko ibigiye kuwurandura. So why? Kanaka yaransize, kanaka yarantaye, ukumva abandi mu rusengero ngo Mana ngo turengere, Mana dutabare, ngo tumeze nk'utunyoni twaheze mu ishyamba, ngo tumeze nk'ubuti buhagaze mu mazi. Oya, reka turarinzwe. Amaganya. Korari ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe, ararinzwe, ararinzwe. Korari imwe yo kumuhima aravuga ngo naho ihwa ryahanda umukiranutsi, Mana yarikurayo pe. Undi arimba ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, ngo hose niko harushya umutima, ngo ariko njya nsaba Uwiteka kanyegere, ngo nubwo umuyaga n'umuraba ari mwinshi muri ayo mazi, ngo natwe twegereye ku nkombe. Haleluya. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo. Undi yicaye abonye ukuntu imiryango imuhagurukiye, mwanza abonye ukuntu amateka mwamuhagurukiye, azamura indirimbo, murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho. Papa ntadukunda, mama ntadukunda, nta mbabazi yarantaye, mukecuru asiga turi twenyine, nta maherezo, twitwa ba rubyogo, ntacyo tuzimarira, ntaho tuzagera. Ariko ubu duhagaze he? Aha turi ni hehe? Aha tuvugira ni hehe? Iyo turokoye iracyaturokora n'ubu. Nje nta murozi na bene wabo wampagarara imbere akambwira ngo nshatse kubaho wabaho, wapi wowe surindi? Ngo zabigeraho ari uko atakiriho. Baba ndabigeraho ubwo ukiraho ukicaye naho ngaho, kandi numbuza no kubigeraho uzambise mbigereho udahari. Sawa byivugiye. Yes. Akupisha upite. Munyiribye bwati wave wabwo ni munyihorere ge namaramaje pe. Sinzasubira inyuma. Sifite ubwoba ngo wabatinyutse makuba n'ibyago nakurikire. Kukize. Ndashaka kubwira gukomera ko warose ufite zanzu za Bibiliya muri wowe. Yego. Buriya yaravuze umuririmbyi aravuga ngo fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane mu ijuru. Twa dufite ibyiringiro bifite ubugingo, ntabwo dufite ibyiringiro byapfuye. Yego. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Ibuka ijambo nakubwiye ejo bundi cyangwa ejo, ndakubwira ngo buri gihe Imana ihagarara hari ikibazo. Yego. Niba idahagaze kuri wa muntu imbere yawe nawe nuko nta kibazo kiri muri we. Simuteho umwanya. Nese yaragushoboye. Ntabwo bikunda. Nturi buzimye kamera, nturi bukureho kontakite, ntuzi abo twahanye gahunda, urabona ntuzi uko mbayeho. Who you were. Uzashobora gute kwanza? Buri gihe ndabigusaba, ahantu hari umwanzi ukubangamiye ni Imana ihagarara
kavugana nawe. Haleluya. Kagutsindira abi n'ababisha n'ingegera n'indyarya. Dufite ibyiringiro muri uwo mwami. Ubwo yampaye kurota Bibiliya ikandotesha ndimo nigisha. Ikandotesha ndimo sana inzu yasenyutse. Nkarota mbona nubaka urugo rusa nk'urwasenyutse. Bivuze ngo mu Mana nkorera harimo ibyiringiro binyemeza ko nzagirirwa neza n'Imana. Kuko nubundi nta neza y'abantu, ineza y'abantu n'inyuro, ineza y'abantu rasubiriye, ineza y'abantu sinzongera, ariko data amba hafi. Yego. Ndetse buri munsi. Gose. Amba hafi ndetse buri munsi. Kandangerera ubuntu bunkwiye. Ajya nyikorera imitwaro. Uwo data kandi umva ahantu hakeneye ibyiringiro. Muze mwese abakijijwe abazinutswe ibyaha, twikorera umusaraba niwo utuneshereza. Umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe. Twemeye n'isoni zawo, twe ntabwo badufite. Iyatuhamagaye izaturinda. Ntiyaduhamagariye kugwa mu nzira, ntiyaduhamagariye gusonza no kwambara ubusa, ntiyaduhamagariye gupfa no gupfusha, ntiyaduhamagariye gukorwa n'isoni muri karitsiye y'abagome. Ahubwo ikiba twifuriza kizabagarukaho. Tuzigomba kubisubiza iyo byavuye. Bizabagarukira. Ayo birabasubirayo kandi pe back subirayo kumbaraga. We have the delegate power, we have the authority. Twite imbaraga ko twaratumwe mukandagira inzoka na scorpio mugiye kujya mu barozi naho mwamwe cyica. Yarizi ko twagisoma narose nambaye ikamba urambwira ngo nzasuzugurika. Ntabwo bikunda. Ikimana yavuze igihagarara. Kandi Jerry Karame. Iyi Imana igushoye mu kibazo. Igufasha no kugisobanura. Ngusobanurire se mbivuga. Nibyo nshaka nyine. Ntukabyihererane. Ikamwibwirire. Nyibwirire. Kandi ubwiza ukuri. Ni ukuri kose. Hari igihe uba ufite ibintu wumva ugiye kujyamo. Imana ikagushyira mu bindi. Ku buryo umuntu yakubaza ukabura ibisobanuro. Ariko Imana ikisobanura. Yaravuze ngo muhagaze mu rukiko mutaravuga nzisobanura. Y'ubwayo. Reka twivugire umubyeyi Mariya. Nkaba. Yego. Abagatulika bamwita Bikira Mariya. Bikira. Swahili sanifu inamaanisha bikira. Basilamu Miriam. Umuntu utarabonanye n'umugabo yari yarasabwa afite umushinga w'ubukwe. Yego. Mu gihe yitegura amajyambere Imana itambikamo umushinga wayo. Kandi utambikamo itakubwiye. Hambwa turahirwa Mariya n'imbuti kuri muramusobanura uzasama indu zabyara ndabwata ariko ko nta mugabo nigeze bizashoboka bite. Imbaraga zimubiza ko ngukiriza. Cyangwa uzavuka zitwa wera. Yari gusobanura iyo nda gute? Guceceka Imana ikisobanurira ubwayo. Ageze kwa Elizabeth bwa mbere yagirwaniza mu byara we akimuhobera bimva abana bahuriye mu nda baraganiriye. Aho kumwita ngo waje Mari waje mu byara wanjye ati ibi mbikesha iki usurwa na nyina w'umwami wanjye. Deje Imana irisobanuye atarisobanura. Bataramubaza ngo ibyo ni ibiki. Ati ahirwa by'Imana bizasohora agategereza yihanganye. Aravuga mubyeyi aravuga ati witeka uhimbazwe. Namwe ibindi mwese mushime.
uwiteka nkoreye ibikomeye izina rye ni ryera. Atatanije abifuza mu byo batekereza mu mitima yabo ibone. Uwiteka nkoreye ibikomeye kuko uhereye none amasekuru yose kwa hayani azanyituherewe. Yibutsa akababaro k'umuja we n'umugaragu we. Sejeri yarababajwe n'iki? Yarababajwe nuko kutagira ibisobanuro by'iyo nda. Mu gihe akiri aho ngo amakuru aramenyekanye ku wamusabye, ati nanjye rero nka Yosefu w'intungane reka ndeke ndibanze kuri igaragare ajye ku mugaragaro. Imvira namwe ubukiranutsi bwo kureka ngo abanze asebe. Imana iramubwira ati we komeza mushinga, ndatwite niyo mwuka we kandi azabyara umwana uzamwite Yesu. Bisobanura ngo Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu bayo. Ngahita ava muri izo gahunda. Iyo buri gihe Imana yaguteretse ahantu iguha n'ubusobanuro, rero nta murozi, nta mugambanyi, nta mugome uwigira ko ashoboye, nta burozi, nta terabwoba ryagera ku w'Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Yesu aguhe umugisha. Haleluya. Nizere ko irivuga butumwa ryumvise. Nabyumvise. Reka muhano muve mu bwoba. Esansi yazamuka tuzayigura. Mbaza ngo njye natwangiye gutwara moto, esansi igura ngahe? Wabimbajije. Watangiye gutwara moto, esansi igura ngahe? Ahubwo se hari ryari? Hari muri 89. Inani karindwi. None dore aya masaha yari 26 y'u Rwanda. Yo wayabonye se. 26 amafaranga 1-2-3 kuyabona. Uzi ko moto twayipatanaga 2 ku munsi. None uyu munsi igeze kuri bingahe? Iyabanye natwe igura 26. Ibanye natwe igeze ku 2,200. Fanta yaguraga 18 kuri kioski. Umunsi turayinywera 5 kandi turacyanywa. Inyama bakataga ku nguni bakagenda bakatimirwa. Umunsi no kurya turacyazirya. Yeba badata watwese uhoraho. Urukweto rwaguraga 1000 ntirwabagaho. Zigeze ku 100 turazambara. Ubwo Imana ikuzamurana n'ibihe bigezweho. Aho nako nashakaga. Uko isi izamura ibiciro, Imana izamura abantu bayo. Imana izamura agaciro k'abantu bayo. Uko ipanda nayipanda, abagome bapanda nayipanda. Ngo uwaruse ntazigera kuruta iteka ryose. Haleluya. Kandi buri gihe umuntu wese ukuvuga uguteranya nuko ari munsi y'ibirenge byawe. Ngero mbabazwa n'abantu murakazwa n'ababavuze bari munsi. Ariko n'umuntu ubona yaragezeyo, ariko ako gatoye kakamushegesha. Iyo ikintu gifashe mu rukweto ntiwihanagura. Yego. Ujya kurukuramo ngo urebemo. Oya. Umuntu wese ufata umwanya akakwicara hejuru akakuvuga ari munsi y'ikirenge cyawe. None ni gutujya gutega amakuru ari munsi y'urukweto. Wahanaguje ukitambukira cyane. Bapanda ibiciro, Imana dupandisha, baturwanye turwanirira, batubeshyera ibeshyuza, bazamuke tuzamura mpaka izaduhamagara umubiri ukajya kuruhukira isororo, ubugingo bukisangira umwami. Yego. Ntawe uzakorwa n'isoni mu bamukurikira bose. Habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze cyane.